Nibyo reka mbasuhuze mbahe ikaze bifurize kugubwa neza kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026 twinjiye mu kwezi gushya na makuru wagezweho ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Congo dukomeje kugenda tugarukaho mwanya ku wundi ni Region Info nyamujye kwana kuri Mikoro di Bosco aho tubana umunsi ku wundi mu biganiro makuru bigiye bitandukanye tugenda tubategura kandi tukabagezaho tugiye kwibanda rero ku nkuru zikomeje kugenda zitambutswa leta y'Kinshasa ishobora kuba yamaze kuva mu biganiro yaba ibya Doha ndetse n'ibya Washington mu buryo buri indirect kubera yuko iki gihugu cyamaze kwemeza bidashidikanwaho yuko vuba bidatinze baza kwigarura imyanya yose igenzurwa n'abarwanyi ba FC23 ndetse umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yumvikana avuga yuko nta muntu ukwiye gukangisha abatuye Republika Demokarasi ya Congo ibiganiro ndetse ko bitanakwiye kuba ikintu gishyira igitutu ku banyekongo mu gihe bugarijwe n'ibazo by'umutekano muke ahubwo bakabaye bashakirwa ibisubizo. Aya magambo ya President Felix Tshisekedi Tshilombo yatumye benshi batangira kwibaza ko azaza ibiganiro bya Doha, Montreal ndetse na Washington, bituma benshi batangira kuvuga yuko bishoboka ko leta y'Kinshasa yaba yaramaze kuva muri bino biganiro. Ni mu gihe binavugwa ko mu biheruka Montreal mu Busuwisi aho byari byanzuwe ko imfungwa zigomba gufungurwa hagati impande zombi bikanzurwa ko imirwano igomba guhagarikwa, leta y'Kinshasa igahagarika imikoranire na FDLR, leta y'u Rwanda n'igakura ingabo zayo ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Congo. Nta n'ikintu na kimwe bivugwa ko cyakozwe cyangwa se cyubahirijwe, ibigaragaza ko ingingo ebyiri mu zigera mu 8 zatekejwe ko zigomba kugenderwaho muri bino biganiro mu byukuri izo ngingo zitigeze zishyirwa mu bikorwa. Wasubye mu bagera mu 2025 ku itariki y'Ukuboza nayo masezerano y'u Washington nayo akabavugwaho kutubahirizwa kugeza ubwo inteko y'abasenateri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagurutse ikabaza Marco Rubio mu byukuri icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gukora mu gihe bari bamaze gusuzuma bakabona ko nta musaruro biri gutanga. Andi mahirwe agaragaza ko leta y'Kinshasa ishobora kuba yamaze kwivira mu biganiro ni imirwano iri kuba mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho iki gisirikare kivugwa gukoresha drone, aho bivugwa ko barimo gukoresha indege za Sukhoi, ibifaru bya Muzinga, ndetse bikavuga ko hari amakuru avuga ko imijyi itandukanye irimo Goma na Bukavu hari urugendo rwo kwigarurira ibyo bice. Ibi rero ngo bigaragaza ko nta mahirwe y'ibiganiro agihari ku ruhande rwa Kinshasa, ariko byageze ku ijambo ry'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yavuze ubwo mu by'ukuri barimo basoza urugendo rw'imyaka 36 igihugu kibonye ubwigenge. Yavuze yuko bitumvikana yuko rwose ibiganiro bishobora kuba byaba igikangisho kuri Republika Demokarasi ya Congo. Abahanga ku bijyanye n'amasezerano ya Washington, Doha ndetse na Montreal nabo bagaragaje ko mu by'ukuri ibyari byitezwe cyangwa se umusaruro wari witezwe kuboneka muri bino biganiro mu buryo bwa diplomasi utarimo kuboneka. Nibyo tugiye kwinjiramo turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Ese nibyo koko leta y'Kinshasa yaba yavuye mu biganiro na FC23? Ese leta y'Kinshasa nyuma yo kuva mu biganiro yaba yahisemo iki? Ese none uko tubona ko bakitabira kubera ko ejo bundi intumwa za Republika Demokarasi ya Congo zageze irondera mu Bwongereza, Amerika yari hari, Togo yari hari, Umuryango w'Afurika yunze ubumwe ruhari, bongeye kuganira. Rero ese ibi byabisobanuye iki? Umukuru w'igihugu kubera iki avuze gutya? Ibyo byose rero ngiye kuba nabigaruka cyangwa se ngiye kuba nabikomozaho. Nkanda subscribe ni kuri buto itukura, jya no kuri Rwanda Politico nawe kandi subscribe, hanyuma abakunzi, abanwanyi, inshuti n'abavandimwe tubana umunsi ku wundi bashyigikira ko mwakanda like kuri kino kiganiro, mushana no gutanga ibitekerezo n'inyunganizi kuri ano makuru tugenda tubagezaho cyangwa se tubategurira umunsi ku wundi. Niyibagirwe no kuza kuduha imitima muri comment niba banyuzwe n'ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Riko nkomeza kamanze nsuza abantu bari mu Burundi mudukurikiranye mu ntara zose zitandukanye z'iki gihugu, abari mu Rwanda, abari Uganda, abari Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, Kenya, Tanzania, hanze Afrika, ndetse mwese namwe tubahaye ikaze irambuye cyane. Tugiye kugirana kino kiganiro rero, reka twinjire mu makuru. Imirwano imaze iminsi ivugwa mu Burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Congo ngo yabaye ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko leta ya Republika Demokarasi ya Congo yaba yaravuye mu biganiro ndetse itagiteze amaso cyangwa se igisubizo cy'amahoro ya Republika Demokarasi ya Congo kuri byo. Ubu tuvugana leta ya Republika Demokarasi ya Congo ngo yongeye gukoresha intwaro zigezweho zirimo Sukhoi, drones, zirimo kamikaze, Cat-6, CH4 ndetse n'izindi ntwaro zikomeye cyane. Amakuru agaragaza ko igisirikare cya leta ya Republika Demokarasi ya Congo cyaba kiri kwikura mu biganiro
ni ibimenyetso bivuga yuko abasirikare basaga ibihumbi ba Hibu Special Force ndetse n'abitwa Black Snakes baturutse mu bice bitandukanye by'igihugu babarizwa mu mitwe idasanzwe nk'uko byumvishe y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baje mu bice bitandukanye bya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo hari abaje muri Kivu y'Amajyepfo, hari abaje muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose ngo byongeye gushimangira ndetse no kugaragaza yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri inshuro bafite gahunda ikomeye cyane yo gukomeza kwinjira mu buryo bwo guhangana n'inyeshyamba za FC23 kandi binyuze mu biganiro. Amakuru agaragaza neza ko muri teritwari ya Masisi, mu duce twa Ngungu ndetse na Rubaya, ibi bice byugarijwe n'imirwano ndetse kandi nakomeye cyane. Ibi byongeraho ku mirwano yumvikana muri Minembwe, teritwari ya Kare mu bice bya Rumbishi no mu tundi duce two muri Warikare muri groupement ya Simba. Bivugwa neza ko ibi ari ibimenyetso simusiga byongera kugaragaza yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite gahunda ikomeye cyane yo gukomeza kwinjira mu mirwano no guhashya FC23 bigamije mu kubambura intwaro. Ariko uruhande rwa M23 narwo ngo ntabwo rwigeze rusubira inyuma, ahubwo ngo igikorwa bakoze no guhindura imyanya, ko ari uko ngo bavuye kuri kilometero 20 bagera kuri 15. Ibyo rero ntabwo bifatwa nko gusubira inyuma ndetse no gukura ingabo mu bice by'umwihariko hakirwa ubuyobozi bwa leta, ahubwo ngo nicyo ni igikorwa cyo guhinduranya imyanya yabanye n'ibyo bari basabwe. Ibi ngo ntabwo biha amahirwe akomeye cyane uruhande rwa leta y'Kinshasa kugira ngo yizere ko ishobora guhagarika ibijyanye n'urugamba mu gihe babona ko umwanzi bahanganye nawe akiri mu byo kuyobya uburari. Ibi ariko ngo biri kongera akaga gakomeye cyane abaturage batuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera yuko imibare y'abahunga ikomeje kwiyongera, ibibazo by'ubutabazi kugira ngo bagereho bikomeje kuba ingorabahizi, ndetse ibikorwa remezo byarasenwe, amashuri akomeje kuba yahura n'imbogamizi zikomeye cyane. Urugero nibiherutse kuba mu banyeshuri barimo bakurikiza amino gisoza imyaka yabo yisumbuye, aho bivuga ko bamwe banacikirije cyangwa se batakaje kujya gukora ibyo bizami kubera ibibazo by'imirwano. Ubu umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze yuko ibiganiro bidakwiye kuba igikangisho ku banyekongo. Aha yarimo yizihiza imyaka 66 n'abanyekongo bose muri rusange iki gihugu kimaze kibonye ubwigenge. Nibwo yatunguranye mu ijambo yagezaga ku batuye kino gihugu ndetse n'abari mu mahanga abanyekongo ibyo abona ku biganiro ndetse n'ibitekerezo bifiteho. Uyu Felix Tshisekedi Tshilombo byari kuwa mbere tariki 29 Kamena 2026 nibwo yatangaje rino jambo, aho yahise asaba abanyekongo kubaka ubumwe bw'igihugu, kubaha inzego z'ubutegetsi ndetse no kwamagana ibyo yise gukoresha urugomo nk'inzira yo kugaragaza ibitekerezo bya politike binyuze mu buryo bw'imirwano, urugomo ndetse n'ibindi. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yavuze yuko buri munyekongo wese afite inshingano zo kumva yuko agomba kubaha ubuyobozi ndetse kandi gutanga ibitekerezo bye bidakwiye kuba uburyo bw'urugomo, kubera yuko ibyo bigira ingaruka zikomeye cyane kuri kino gihugu. Mu ijambo yagejeje ku gihugu ku mugoroba wabanjije umunsi wo kwizihiza ubwigenge, uyu mukuru w'igihugu yongeye gushimangira ko ngo yiteguye ibiganiro, ariko yongeraho ikintu gikomeye cyane, aho yagaragaje neza ko hari imipaka ndetse n'amahame bigomba kugenderwaho. Mu gihe bitubahirijwe ibyo biganiro ntabwo bizigera biba. Uyu mukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse yahise anagaragaza ko bene abo batazemererwa kwinjira mu biganiro kandi batazahabwa amahirwe yo kugera aho byabereye, ndetse ngo n'ibyavugiwemo ntabwo bishobora gukurikizwa mu gihe ayo mahame ngenderwaho agomba gukurikizwa atemejwe. Leta y'Kinshasa isa naho yemera kujya mu biganiro, ariko ikavuga ko ari bigomba kugenderwaho. Gusa abo bahanganye bavuga ko yari amananiza akomeye cyane yo kugira ngo n'ubundi ibiganiro bihagarare. Uyu mukuru w'igihugu ibyo ntiyabyitayeho, ahubwo yavuze ko ibiganiro bidakwiye gutesha agaciro cyangwa se guteshwa agaciro ku ntego yabyo, ariko nanone navuga yuko ngo bidakwiye gukoreshwa mu kurenga inzego zeme cyangwa se icyo twakwita irengayobora. Uyu mukuru w'igihugu yavuze yuko ibiganiro bigomba kwemerwa, atari ko bidakwiye kuba byaba ishingiro ry'irengayobora kuri bamwe barimo kubitegura ndetse n'abifuza ko bibaho. Ati mu gihe ibyo bibaye, ibyo biganiro ntabwo bizigera bibaho, nta mahirwe y'ibiganiro azaba ahari ndetse nta nubwo bishobora kuzigera bibaho n'umunsi wa rimwe. Ibi byongeye gutuma benshi bibaza ku nyeshyamba za AFC/M23 zikomeje gusaba ibiganiro ko bikomeza ndetse n'ibyavugiwemo byubahirizwa, mu gihe nabo bavuga ko kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Hakurikijwe aya magambo
ya Felix Tshisekedi Tshilombo bivuga ko ibiganiro byasabwe n'abarimo Martin Fayulu, Moise Katumbi ndetse n'abandi. Ibiganiro byasabwe na Kenko, ihuriro ry'amadini ndetse na AFC M23 bishobora kuba bitagifite umusaruro cyangwa se bishobora kuba bitizewe. Ibi binahuzwa n'ibyari birimo gutegurwa na Angola, by'umwihariko bigizwemo uruhare n'umukuru w'iki gihugu Perezida Joao Lourenço Conclave Emmanuel, aho byanatangajwe ko ibi biganiro byahise bihagarikwa kubera ko hari bitarabayeho kumvikanwa ho hagati y'uwari urimo gutegura ibiganiro n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko hari ibidakwiye guteshwa agaciro mu gihe hafatwa imyanzuro nk'iyo. Ni mu ijambo yatangaje aho yagize ati Repubulika ntabwo yigeze ifungura umuryango ku muntu uwo ari we wese igihe cyose ahisemo inzira y'amahoro cyangwa se ibiganiro, kubaha inzego z'igihugu no kuba indahemuka ku gihugu. Ariko ibiganiro ntibigomba guteshwa intego yabyo, ntibigomba guhinduka igikoresho cyo gushyira igitutu ku gihugu n'abenegihugu. Ntabwo ibiganiro bigomba kuba byarenga inzego z'ubutegetsi cyangwa se bitesha agaciro ubushake bw'abaturage nk'uko bigaragazwa. Hagomba gukurikizwa itegeko nshinga n'amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibyo biganiro bigerweho cyangwa se bibeho. Uyu mukuru w'igihugu kandi yavuze yuko bene abo bagira uruhare muri ibyo bikorwa byo gutegura ibiganiro ko bishingikirije ibibazo by'umutekano muke ndetse n'urugomo bashobora gutangira kubiryozwa vuba bakagezwa imbere y'inkiko bakurikiranweho ibyaha bigiye bitandukanye byo guteza urugomo mu gihugu, guhungabanya ituze rya rubanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi byatumye abenshi batangira kubona ko ibiganiro birimo gutegurwa no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora kuba bidashobora kuzatanga umusaruro nk'uko byari byitezwe kuri bamwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu amakuru arimo kutugeraho avuga ko AFC M23 ndetse n'abandi bifuza ibiganiro bari mu gihirahiro nyuma y'amagambo y'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda avugisha abatari bakeya. Uyu kandi yagarutse ku kibazo cy'umutekano n'intambara mu gihugu mu gihe mu by'ukuri ibibazo bikomeje kuba byinshi. Ati mu gihe hakomeje impaka zishingiye ku mpinduka zishobora kubaho ku itegeko nshinga, uyu mukuru w'igihugu yamaganye yivuye inyuma ibikorwa by'intwaro ndetse n'urugomo bishobora kwifashishwa mu guhangana n'icyo gitekerezo, nyuma y'uko bigaragaye ko abadavuga rumwe nawe n'ubutegetsi bwe barimo bagerageza gutegura ibikorwa byo guhangana cyangwa se byo guhashya icyo twavuga ko mu by'ukuri ari uwo mushinga wo guhindura itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa cyangwa se bigarukwaho. Umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avuga yuko kugeza kuri iyi nshuro hari imyanzuro myinshi igomba gufatwa. Ati ndashaka gushimangira ibi ntashidikanya, uzakoresha urugomo cyangwa se gukoresha intwaro cyangwa se urundi rwango, amakuru y'ibinyoma cyangwa se ibikorwa byose bibangamira ubusugire n'ubwuzuzanye bw'igihugu cyacu ntabwo hawe ikaze. Ntabwo bishobora gufatwa nk'uburyo bwo kugaragaza ibitekerezo bya politike, ntibishoboka. Uko byagenda kose gutanga uburenganzira bwihariye bwo kuganira cyangwa se gushyira ababangamira Repubulika hejuru bigomba kubaho byubahirije amategeko, bityo ahubwo abagize ibyo bibazo mu by'ukuri urumva ko bashobora guhanwa. Uyu mukuru w'igihugu yasabye abanyekongo gukomeza kubungabunga ubumwe bw'igihugu mu gihe cy'ihungabana ry'ibibazo bikomeye cyane. Yagize ati hari ukuganira, hari ukutumvikana cyangwa se kurushanwa mu bitekerezo mu rwego rwubahiriza Repubulika, ariko nta burenganzira dufite bwo guca intege igihugu mu gihe kiri guhangana n'ibibazo bikomeye bibangamiye kubaho kwacyo. Ubumwe bw'igihugu si amahitamo, ni inshingano y'amateka kandi ni ngombwa by'ikirenga. Amagambo akakaye umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo yakomeje kugenda akoresha muri iyi mbwirwaruhame ye. Perezida Tshisekedi yanahamagariye abanyepolitike, abayobozi b'amadini, abikorera, ibitangazamakuru, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abageze za societe civile kugira uruhare mu kubungabunga ituze n'umutekano by'igihugu. Yagize ati ndahamagarira abanyapolitike bo mu butegetsi no mu batavuga rumwe nabwo, abayobozi b'amadini, abashinzwe imibereho myiza, ubukungu, itangazamakuru n'imiryango itandukanye ndetse na societe civile zose kugaragaza ubushishozi, kwifata no kugira inshingano. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibitekerezo by'abanyapolitike ku bijyanye n'ibiganiro by'igihugu ngo biracyatandukanye cyane.
ubuyobozi buriho ngo bushyigikira ibiganiro bikorwa hubahirijwe inzego za repubulika ngo kandi bukubaka butemera ibiganiro bishobora guhungabanya gahunda y'itegeko nshinga cyangwa se guteza mu by'ukuri ibibazo. Ku rundi ruhande igice kinini cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kivuga ko ngo ibiganiro byizewe bishobora gusa kuyoborwa n'inama y'abepiskopi gatolika muri Congo ariyo Kenko hamwe n'itorero rya Gikristo muri Congo ACC, ari nabyo byashyize ahagaragara gahunda ihuriweho yo gutegura ibiganiro by'igihugu. Gusa kugeza kuri iyi nshuro ibiganiro bifatwa nk'ibishobora kutazaba cyangwa se nk'ibishobora gusubikwa kubera ko hari bimwe mu byo ubutegetsi bwa leta buriyo cyangwa se buriyo kugeza uyu munsi bwagaragaje nk'imbogamizi cyangwa se nk'ibibangamira kino gitekerezo. Hari n'indi miryango ya societe civile yashyigikiye ibiganiro ariko igashimangira ko ibiganiro atari uburyo bwo guhanagura ibyaha cyangwa se gukuraho inshingano z'ababigizemo uruhare. Gusa kugeza ubu nta biganiro by'igihugu biratangazwa ku mugaragaro. Hagati aho ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa mu rwego rw'inzira za Washington na Doha kandi birakomeje, nubwo kugeza ubu bitarazana impinduka zigaragara ku mutekano mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri uwo murongo ubuhuza bwa Angola bwakomeje kugenda bucece mu mezi ashize, nta cyerekezo gishya buratangaza ku mugaragaro. Kugeza uyu munsi rero bikavugwa neza cyangwa se bigatangazwa yuko hakeneye guterwa intambwe zose zishoboka kugira ngo ikibazo gikemuke. Ariko kandi Felix Tshisekedi Tshilombo akaba yavuze yuko ibiganiro mu by'ukuri bidashobora kuzaba igisubizo kubumva ko ibibazo bikwiye kuba byakemuka kandi bateje ibibazo. Hari rero ngo n'abashobora kuzagongwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishingiye ibiganiro bakaba bahanwa. Hanyuma rero nanone tukiri ku bijyanye n'ibiganiro bya Washington, Doha ndetse na Montreal, ngo diplomasi itegerejweho gutanga umusaruro ariko nanone biracyari ibibazo. Amwe mu masezerano yagiye afatwa kugeza uyu munsi yiringiwe ko azatanga igisubizo kirambye mu bibazo, haracyarimo imbogamizi ndetse akavugwa kudatanga umusaruro. Hari Washington, hari ibiganiro bya Doha ndetse n'ibyemezo byafatiwe Montreal byari byaratanze icyizere ku gushaka umuti w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu biriho rero cyangwa se mu bibazo bihari, ibiganiro birafatwa cyangwa se imyanzuro igafatwa ariko hakaba gutegereza ko iyo myanzuro ishyirwa mu bikorwa, amaso agahera mu kirere. Ibyo rero bigafatwa nk'ikibazo kugeza uyu munsi kibangamiye mu buryo budasanzwe buno buryo bwa diplomasi, nyuma y'uko bivugwa ko harimo amananiza ndetse imirwano igikomeje. Icyakora raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye yo igaragaza ko ibyo bikorwa bitatanze umusaruro ufatika, ahubwo byageze ku bisubizo bike cyane, bike rwose ngo bishoboka ugereranyije n'ibyari byitezwe ko bizavamo. Bikavuga ko rero hakenewe imbaraga nyinshi cyane zigomba gushyirwamo kugira ngo byubahirizwe cyangwa se bitanga umusaruro. Iyo raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye rero yongeye kugaragaza uko ibibazo bihagaze, ibyagerageje kubahirizwa, ibyasabwe kubahirizwa, aho bigeze ndetse n'intambwe zimaze guterwa, izikeneye guterwa ni nyinshi nazo ziragaragazwa. Si ibyo gusa n'andi makuru ajyanye nyine n'ibyo bibazo. Raporo ivuga ko ibikorwa byo gukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no guhagarika gukorana n'abarwanyi ba 23 mu bice bimwe na bimwe n'izi nyeshyamba nazo kandi zigasubira inyuma. Iyo ngingo muri no raporo bavuga ko ibyo bitigeze bibaho mu buryo bugaragara. Gusa buri AFC M23 mu minsi yashize yakoze igikorwa yitangaza ko iri gushyira mu bikorwa ibijyanye no gusubira inyuma, ahubwo ivuga ko ngo ingabo za Kinshasa arizo zitarimo kugira iki kubikora. Rero iyi raporo yongeye kwerekana cyangwa se mu byatangajwemo hari amakuru avuga ko atari byo byakozwe ahubwo ibyabayeho cyangwa se asobanura neza ibyabayeho, ngo habaye uguhindura imyanya y'imirwano ku ntera iri hagati ya kilometero 15 na 20. Ibyo rero ngo bikaba mu by'ukuri bitari ibyo kuvuga ko bano basirikare basuye inyuma, ahubwo icyabayeho ni déplacement. Byongeye kandi kugeza muri Mata cyangwa se mu kwezi kwa kane mwaka 2026 ngo hari hakomeje kugaragara koherezwa kw'ingabo z'u Rwanda n'ibikoresho bya gisirikare birimo systeme zo kurinda ibitero byo mu kirere mu bice bimwe na bimwe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo kandi nacyo ngo bikaba biri mu bihangayikishije cyane. Mu byoherejwe havugwamo systeme zifashishwa mu kurinda ikirere za anti-missile
bikavuga ko hoherejwe za drone ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye rero ngo byifashishwa n'izi nyeshyamba kandi ngo bikaba byaratanzwe. Ibyo rero nabyo ngo bikwiye kuba byahagarara. Mu byumweru byakurikiyeho ngo nta kimenyetso gifatika cyagaragaye cyaba cyerekana ko izo ngabo zasubiye inyuma ku buryo bugaragara. Bivuze rero ko ibyo byari byasabwe kubahirizwa ko izo ngabo zisubira inyuma ngo byaba bitarakozwe, nabyo bigaragaza ko ibiganiro n'ubundi bikomeje gufeiringa cyangwa se bitarimo gutanga umusaruro. Raporo kandi ngo ikaba inagaragaza ko buriya ngo leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo yagize uruhare mu kudashyira mu bikorwa kw'ibyari byemeranyijweho, kubera yuko nayo hari ibyo yasabwe kandi bikavugwa muri iyi raporo y'izi mpuguke ko itigeze byubahiriza, bigaragaza ko impande zombi zitigeze zubahiriza ibyo zari zasabwe cyangwa se ibyo zemeranyijweho. Repubulika Demokarasi ya Kongo rero ivugwaho iki ngo ntabwo yubahirije isezerano ryayo ryo guca intege umutwe wa FDLR wakomeje kuba mu by'ukuri unavugwa ko banakorana mu mirwano cyangwa se ubafasha mu mirwano. Ati rero ibyo ngibyo nabo bakaba batarigeze babyubahiriza. Urumva impande zombi ibyo zari zasabwe ntabwo zabyubahirije, ndavuga muri aya masezerano ya Washington. Ibyo rero bikaba byaragaragaye muri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye, kimwe mu byongera kugaragaza ko ibiganiro mu by'ukuri bidashobora gutanga igisubizo mu gihe bidashyizwemo imbaraga cyangwa se bidafashweho umwanzuro, kubera yuko uburyo biri gukorwamo budahinduwe nta gisubizo kirimo. Hari nabyo bishingirwa bivuga ko bamwe mu bayobozi batangiye kugaragaza ko bashobora kubihagarika. Raporo kandi igaragaza ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo nayo ifite uruhare mu kudashyirirwa mu bikorwa ko byari byemeranyijweho. Ku ruhande rwa AFC/M23 impuguke zagaragaje ko harimo kutumvikana hagati y'abayobozi mu gihe Claude Nanga na Joseph Kabila bivuga ko bari bafite umugambi wo gufata ubutegetsi bwa Kinshasa. Benshi mu bayobozi ba gisirikare ba M23 ngo batigeze bashyigikira igitekerezo cyo kwagura ibikorwa bya gisirikare birenze intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero kugira ngo wumve uko bihagaze cyangwa se uko bimeze, ngo uwo bita Joseph Kabila na Claude Nanga bifuza kwifashisha inyeshyamba za FC23 cyangwa se uko bakorana bakagaba ibitero kugeza Kinshasa, bagakuraho ubuyobozi buriho bagashyiraho nyine ubwabo cyangwa se akaba aribo bajyaho. Ariko ntago bari bahuje intego na AFC/M23 kubera ko izi nyeshyamba zo zivuga yuko cyangwa se zanzuye yuko gahunda ihari ari ukugumana ibice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Ibyatumye aho kutumvikana rero ngo byongeye kugaragaza nanone indi shusho y'ibirimo gutegurwa. Ibi rero ngo byerekana icyo kiri hagati y'inyota za politike n'ibishoboka ku rwego rwa gisirikare, kubera ko inyota ya politike ni nk'iya Joseph Kabila na Claude Nanga, ibishoboka ku rwego rwa gisirikare ari nabyo inyeshyamba zagaragaje ko zishoboye ni ugufata Kivu zombi, nazo n'ubundi zose ntibazifite. Rero ibintu bishobora gukomeza guhungabanya imikorere n'ubumwe bw'uyu mutwe. Ibi nabyo mu gihe AFC/M23 bamwe mu bayobozi bakomeye badafite intego zimwe cyangwa se batumva ibintu kimwe. Numva ni bamwe bashaka kuraho ubutegetsi, bamwe bakaba bashaka ko bimwe mu bice bibohorwa cyangwa se bavuga bati ibi nibyo dufata. Ibi nabyo bishobora gukurura umwuka mubi ndetse no gutuma imwe mu myanzuro yagiye ifatwa yagombaga gushyirwa mu bikorwa itagerwaho. Ibi rero nabyo hakaba mu by'ukuri byaragaragajwe muri ino raporo nka bimwe mu byatumye habaho ikibazo gikomeye cyane cyo kuba mu by'ukuri kugeza kuri uyu munsi hari ibitarigeze byubahirizwa. Izi mpuguke rero zashyize hanze iyi raporo za Loni, mu byo bahevuze cyangwa se bagarutseho ntabwo ari byo byonyine gusa, ahubwo hari n'ibindi bagiye bashyira hanze kuri zino nyeshyamba za AFC/M23. Nk'ubu ngo AFC/M23 iragenzura ibice binini byo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse kandi iyi raporo yanashimangiye inemeza ko ngo izi nyeshyamba zihabwa ubufasha n'igisirikare cy'ingabo z'u Rwanda RDF haba mu bikorwa by'imirwano ndetse no gushimangira ibirindiro byabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nuvuga ngo nituvuga gushimangira, nuvuga ngo izo ngabo zibafasha kurinda imyanya iba yafashwe. Nicyo iyi raporo yari ishatse kuvuga hano. Bavuga ko rero ibyo bikorwa nyine nabyo bigenda bibaho, ngo haba mu bikorwa by'imirwano ndetse no mu gushimangira ibirindiro byabo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo.
Ibi rero ni byagarutsweho na raporo nshya y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Iyi raporo ikaba yarashyikirijwe komisiyo y'akanama k'umutekano ka Loni, igaragaza nyine ibyo babashije kugeraho ndetse n'ibyo babonye. Ni zimwe muri raporo zikomeza kugenda zisohoka zigaragaza ibirimo kuba muri intambara. Iyi raporo rero zimwe muri kopi zayo zagiye ahagaragara, aho bivuga ko ngo abahanga ba Loni bavuga cyangwa se aba expert bavuga ko bakusanyije ibimenyetso bigaragaza ko zimwe mu ngabo z'u Rwanda zikomeje kuba muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo hakaba haranagaragaye ko hakomeje koherezwa izindi ngabo zunganira izari zihasanzwe. Usibye izari zihari, ngo n'igikorwa cyo kohereza abandi cyangwa se ibikorwa byo kohereza abandi biracyakorwa, kuba mu by'ukuri haroherejwe n'abandi baza gutanga ubufasha cyangwa se umusada. Raporo ivuga ko ingabo z'u Rwanda ngo zagize uruhare mu mirwano ku mpande zitandukanye, ndetse zikanifashisha ikoranabuhanga rigezweho ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bihanitse muri ibyo bikorwa, harimo n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bya gisirikare byo mu kirere. Nk'uko iyi raporo ibivuga, ngo igisirikare cy'u Rwanda cya M23 ubufasha bwa gisirikare buhoraho, harimo koherezwa byihuse ibikoresho byihariye nka drones, ibikoresho by'intambara zikoresha ikoranabuhanga ndetse n'ingabo zidasanzwe. Ibyo byose uzabisanga muri iyi raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye iherutse gusohoka. Raporo kandi igaragaza ko ingabo z'u Rwanda zakoze ibikorwa bya gisirikare mu duce tutigeze tugaragaramo abarwanyi ba FDLR, biri mu byatunguye cyane benshi, kubera ko u Rwanda iyo rwatangazaga byinshi ku bijyanye n'ingamba zarwo bavuga ko bashyizeho, basobanuraga yuko biterwa cyangwa se byaturukaga ku kuba hari ikibazo cy'umutwe wa FDLR. Rero ngo kuba ibikorwa bya M23 byarageze muri Uvira ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko hari ikibazo cyabayeho cyangwa se hari ibindi byatunguranye. Raporo igira iti mu kwezi k'Ukuboza 2025 nanone umubare w'ingabo z'u Rwanda zari mu burasirazuba bwa Kongo wariyongereye. Ni mu gihe nta kimenyetso gifatika cyagaragaye cyerekana ko izo ngabo zagabanyijwe cyangwa se zasubiye nyuma y'icyo gihe, ngo ibikorwa byakurikiyeho byibanze ku gusimburanya abasirikare no kohereza abandi bashya. Nk'uko iyi raporo ikomeza ibisobanura, ngo izo ngabo zari zifite ibirindiro bikomeye mu duce tw'ingenzi, zikanayobora ibitero ndetse zikanohereza M23 gukora ibikorwa bya gisirikare. Abahanga ba Loni bavuga ko buri mutwe w'ingabo za M23 harimo ubufasha n'ubugenzuzi butaziguye bw'izo ngabo. Raporo ivuga kandi ko abasirikare bakoranaga n'abarwanyi ba M23 mu mitwe ihuriweho, harimo n'abakomando bakomoka mu turere dutangirwamo imyitozo twa Bigogwe, Rubavu ndetse n'ahandi. Mu gihe cya vuba bamwe mu basirikare b'u Rwanda ngo bari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo batangiye kujya noneho bakoresha systeme yo kwambara impuzankano za M23 badakoresheje izabo kugira ngo bitamenyekana byoroshye. Ku mpamvu nk'iyo kandi ngo ibikorwa byinshi byo kwimura ingabo byarakorwaga amanywa nijoro zoherezwa. Iyi raporo nshya ya Loni isohotse mu gihe nubwo hari amasezerano ya Washington ndetse hakaba hamaze kuba inama zitandukanye mu gusuzuma niba ashyirwa mu bikorwa, umutekano w'ibibazo by'ubutabazi bikomeje kurushaho kuzamba mu burasirazuba bwa Kongo. Hagati aho mu mwuka mubi hagati ya Kinshasa na Kigali uracyakomeje, kuko buri ruhande rufite uburyo rwasobanuye ibikubiye mu masezerano ya Washington. Ibintu rero bituma kuyashyira mu bikorwa bikomeza kugorana nyuma y'umwaka umwe asinywe ku rwego rwa minisitiri. Bivuga ngo uruhande rwa Kinshasa ndetse n'uruhande rwa Kigali nubwo basinye amasezerano mu bufatanye, nyuma y'uko aya masezerano asinywe buri umwe ayavuga ukwe, ibituma kuyakurikiza, ibituma kuba ashyirwa mu bikorwa bitera urujijo, ndetse bimwe bigakorwa mu buryo bitari bwitezwe ko aribwo buryo byagombaga gukorwa, ku buryo bigorana ko impande zombi zihuriza ku kintu kimwe gishobora gutanga umusaruro. Ibi rero ngo bifatwa nk'amananiza akomeye cyane ananiza amasezerano ya Washington. Nako bimeze no ku biganiro bya Doha, ariko ntabwo ari ku biganiro bya Washington byonyine gusa, no ku biganiro bya Doha biyobowe na Qatar naho niko bivugwa. Nubwo hamaze kuba ibyiciro byinshi by'ibiganiro, leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 ntibirabasha ngo kumvikana ku bibazo by'ingenzi bibatandukanya. Inama yabereye i Montreal mu Busuwisi yari itegerejwe gutanga icyerekezo gishya muri ibi biganiro, ngo nawe ntiyageze ku musaruro wari witezwe. Byongeye kandi kutubahirizwa byuzuye ko imyanzuro yafatiwe muri icyo cyiciro hamwe n'ihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwo hagati byagize uruhare mu gutinza no kugabanya umuvuduko w'ubuhuza bugamije gushaka amahoro. Uwo nguwo rero akaba ari umwe mu muvuna wagaragajwe nk'urimo gutuma nanone ibyo biganiro bidashyirwa mu bikorwa, kuba impande zombi
zakabaye zibyubahiriza zigaragaza uko byumva bitandukanye kandi ari babishyizeho umukono. Ibi nabyo ngo ni mu byaciye intege cyangwa se mu byatumye bino biganiro nyine byagiye bishyirwaho cyangwa se bifatwaho imyanzuro bitubahirizwa, bityo hakabaho gusaba ko impande zombi zakabigize inshingano kumva ko ibibazo bigomba gukemuka rero nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Imirwano irakomeje mu duce tugiye dutandukanye bigaragaza ingaruka zo kutubahiriza imirwano ni bikomeza kugera ku baturage ndetse n'ibikorwa remezo by'abaturage, bigatuma benshi bavuga ko igihe cyari kugira ngo ibiganiro bishyirwe mu bikorwa, hafatwa imyanzuro yose ishoboka mu rwego rwo gukumira ibibazo n'akaga gakomeye bishobora kugera ku baturage.